Hello friends, ndagusuhuje wowe utarakora subscribe yikore kugira ngo ujye ubasha kubonera amakuru yose ku gihe ntugacikwe n'ibyiza tugenda tukugezaho nka Fungura TV show. Nawe wayikoze wibuke gukora ku nzogera kugira amakuru yose ajye kugeraho ku gihe. Ubuzima bw'urushako indi ndirimbo agiye gukora na Diamond Platnumz, The Ben yabivuye imuzi n'umuzingo. Uyu munsi muri iki kiganiro gitoya nibyo tugiye kugenda twongera tugarukaho turebera amwe mu makuru agiye atandukanye. Ese The Ben nyuma yo gukora ubukwe ahagaze gute mu rugo rwe? Ese aravugwaho ibiki cyangwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye hirya no hino bari kuvuga iki? Ibyo byose nibyo tugiye kurebera ahangaha muri iyi nkuru ntoya cyane tugiye kurebera hamwe. Iyi ni Fungura TV show, ntiwibagirwe gukora subscribe. Umuhanzi The Ben yagarutse ku mishinga afite igiye itandukanye irimo indirimbo yakoranye na Israel Mbonyi. The Ben yagarutse ku mishinga igiye itandukanye irimo indirimbo yakoranye na Israel Mbonyi, Diamond Platnumz, Uncle Austin ndetse yewe na Meddy. Yewe kandi yongeye agaruka ku byo kuzajyana na Pamela muri Amerika. Mu kiganiro n'itangazamakuru mu ijoro ry'itariki ya 8 Gicurasi 2024, The Ben yasobanuye ko yakoranye indirimbo ebyiri na Israel Mbonyi. Ati iya mbere yararangiye ariko haracyari n'indi ya kabiri. Mbonyi twakoranye indirimbo ebyiri. Aya n'amagambo ya The Ben. The Ben yakomoje ku ndirimbo yakoranye n'abandi bahanzi yewe harimo umunyamakuru Uncle Austin n'abahoze bagize itsinda rya Tuff Gang. Indirimbo yakoranye n'aba ngaba kandi cyangwa n'iri tsinda rya Tuff Gang imaze igihe kuko na Jay Polly yayiririmbyemo ataritaba Imana. The Ben kandi yahishuye yuko hari indirimbo ya kabiri azakorana na Diamond Platnumz ndetse kandi noneho izaba icuruzwa ku mbuga ze nkoranyambaga bitandukanye n'iya mbere yashyize ku mbuga zicuruza umuziki za Diamond Platnumz. Urumva ko bishobora kuzamugira inyungu cyangwa bishobora kuzamwinjiza kuruta bitewe n'uko yari yashyizwe ku mbuga za Diamond zigiye zitandukanye zicuruza umuziki. Iri inshuro rero The Ben arazishyira ku mbuga ze zigiye zitandukanye. Urumva ko ari ikintu cyiza cyane. Uyu muhanzi kandi uri kwitegura kujya gutaramira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko afitanye umubano wihariye na Meddy cyangwa se na Ngabo Medare ku buryo bushoboka ko bashobora no kuzakorana indirimbo yo kuramya no guhimbaza Imana. Ibi ngibi ni amagambo ya The Ben yivugiye ubwe. Uyu muhanzi atangiye agira ati njye na Meddy duhuje byinshi, twakoranye indirimbo zigiye zitandukanye yewe kandi rero nejo bundi birashoboka yuko twavugana tukaba twakorana n'indi ndirimbo kuko nta kintu na kimwe kigoye kibirimo. Uyu muhanzi kandi yakomeje agira ati ntago natunguwe no kwakira agakiza kwa Meddy kuko n'ubundi na mbere hose yahoze ari umurokore, ahubwo icyabayeho ni ukumaramaza cyangwa se nukomaramaza. Mu mwaka wa 2019 The Ben yifashishije umuhanzi Shafi biciye muri sosiyete yitwa Rocky Hill. Kuba nta kanunu se cyangwa nta kivugwa kuri iyi sosiyete, yagize ati twari twariyemeje gukorana ibintu byinshi bigiye bitandukanye kuko Rocky Hill iri mu byiciro bitandukanye. Rocky Hill rero ubu ngubu ihugiye mu bindi bikorwa bitari ibya muzika, nzasobanura mu minsi iri imbere ibyo ihugiyemo. The Ben yagarutse ku muvandimwe we Green P uri ku gitutu cyo kudashyira hanze indirimbo yewe harimo n'iyo bakoranye. Yasobanuye ko umuvandimwe we ababazwa n'ukuntu bamuvuga cyane ibimuvugwaho ariko nanone ntacyo ashobora kuba yabikoraho. Yakomeje agira ati uyu mwaka dufitanye ibyo tuzakorana kandi bizatanga umusaruro. Birambabaza ariko nanone si ukuri. Icya mbere nuko Green P uyu nguyu afite ubwenge kandi ategura ibintu bye uko abishaka. Njyewe ndahari nzamushyigikira ariko nawe azi icyo gukora.
Mu mpera z'umwaka wa 2023 The Ben na Pamela bakoze ubukwe. Nyuma n'amakuru ya Pamela yuko yaba atwite cyangwa se yaba afite gahunda yo kwibaruka vuba, nk'uko abashakanye bashobora kwiha igihe gihagije cyo kuba bategura gahunda yo kubyara. The Ben yagize ati ibyo bintu mwabyihoreye, icyo nzi cyo nuko igihe cy'Imana kiba giteganyijwe, igihe nikigera bikabaho cyangwa se bikaba tuzabibamenyesha cyangwa se muzabimenya. The Ben yakomeje ku mpinduka zagiye zibaho nyuma yo gushaka. Yakomeje agira ati kuva nashakana na Pamela nabaye umugabo, mbere nari umusore, njyewe nahinduye byinshi, yewe harimo n'inshingano cyangwa se harimo n'uburyo umugabo yitwara mu bijyanye n'inshingano nk'umugabo. The Ben abajijwe ku bijyanye no kujya gutura muri Amerika yasubije ko nta gahunda ihari kandi najya gutaramira muri Capital One Arena azajyana n'Uwikeza Pamela. Yakomeje kandi agira ati Amerika naho kujya gukura amafaranga cyangwa se ubundi bumenyi akagaruka gutura mu rugo, ntabwo Pamela yakwifuza yuko twajya gutura muri Amerika kuko hano niho mu rugo. Ndatekereza yuko wowe usanzwe ukurikirana ibibera kuri izi mbuga nkoranyambaga urabizi neza ko The Ben ari mu makontara agiye atandukanye hirya no hino, aho vuba aha ngaha aherutse gusinyana kontara na Tecno, aho yayamamariza telefone yabo igezweho muri iyi minsi. Uyu mugabo ari mu kazi gakomeye kuva yashaka umugore, ari kugenda atera imbere uko bwije nk'uko bukeye. Nk'uko mubizi mwese, iyo umuntu yubatse urugo inshuro nyinshi arahirwa iyo hatagize icyitambikamo ngo bigende nabi. Uyu mugabo rero nawe urabona yuko ari mu kazi gakomeye muri iyi minsi. Urumva ko afite imishinga myinshi kandi ari gutegurira hano mu gihugu cy'u Rwanda. Urumva ko gahunda yo kujya kuba hanze ntago ari ikintu yubakiyeho cyane, yifuza kuba mu gihugu cy'u Rwanda kuko ariho abona ariho mu rugo. Nk'umunyarwanda wese nicyo ushobora guharanira, aho kujya kuba mu mahanga ukaza ukaba mu gihugu cyawe cyakubyaye. So guys, turabakunda nk'uko mumenyereye, iyi ni Ifungarase TV show, amakuru agiye atandukanye ibyamamare tuzajya tugenda tubagezaho umunsi ku wundi uko bwije nuko bukeye. Guys, turabakunda cyane, rero reka dukomeze turebera hamwe n'andi makuru agiye atandukanye y'ibyamamare. Nk'uko mpora mbibakubwira, ntiwibagirwe kugenda udakoze subscribe. Guys, nk'uko mpora mbibabwira, ntiwibagirwe gukora comment wowe ufite inyunganizi cyangwa ikindi gitekerezo icyo ari cyo cyose, ntugende utatubwiye icyo wifuza. Twandikire muri comment inyunganizi, igitekerezo, byose wifuza ko twagukoreraho mu biganiro bindi bigiye kuza bikurikira. Kandi wibuke no gusharinga ku nshuti zawe kugira ngo bajye bagerwaho n'ibyiza nk'ibingibi ntibagacikwe. Nk'uko ubimaze kumenyera, iyi ni Ifungarase TV show, ntiwibagirwe kugenda ukoze subscribe. Ikindi kandi turi kumwe mu mavideo menshi agiye atandukanye, ni byinshi cyane turi kugenda tubategurira uko bwije nuko bukeye. Ujye utubwira cyose wifuza, tuzajya natwe tukigukoreraho, nta kintu gikomeye kirimo ahangaha. Guys, turabakunda cyane, bye bye. Njye wumva nitwa Mwizerwa Patrick, ciao ciao.